Yes, mbahaye ikaze kuri Josuwe Twizere TV. Umunzani cyo kuba twarebera hamwe ni uburyo ushobora kuba wakorera amafaranga ndetse ukahita unayabikuza kuri MTN Mobile Money cyangwa se kuri Airtel Money. Nta kindi usabwa ni ukureba iyi video mpaka irangiye. Tugiye gutangira na step ya mbere, nkwereke application n'uburyo wayifungura ugashyiraho account. Noneho muri step ya kabiri ndaje nkwereke uburyo iyo application watangira kuyikoreraho amafaranga. Nta kindi cya mbere uzakora, uzahita ubanza uze hano muri Play Store yawe hano. Numara kuza hano muri Play Store yawe hano, ahangaha muri Play Store, numara kuza hano muri Play Store icyo uzahita ukora, uzahita uhakanda. Numara kuhakanda uhite uza hano mu isakiro ushaka ijambo bita PopTube. Dore uzaza urisange rimeze gutya, dore ni iri ngiri uzayishakira, uzagenda muri uza yawe muri Play Store rimeze gutya. Numara kubyandika usacinge, uhita turisacinga. Noneho tumara gusacinga rero urabona ko hari ama application menshi agiye atandukanye. Tuza hano, dore application uzahitamo ukuntu izaba imeze. Dore ni iyi ngiyi, dore ni sorry ntabwo ari iyi ngiyi, sorry, dore ni iyi ngiyi uzahita uhitamo. Dore ni iyi ngiyi yitwa PopTube Fun Video and Earn Money. Uhite uyikandaho gutya. Numara kuyikandaho gutya, icya mbere tugiye gutangira tuyinstaringa muri telefone yacu. Tumara kuyistaringa tuyikoreho account. Hano muri step ya kabiri nzakwereka uburyo watangira gukoreraho amafaranga. Yes, ubwo ngubwo nitumara kuyigera hano tuze dukande hano gutya, hano hakanze install. Tuyinstaringa muri telefone yacu. Ubwo turasaba kuba twategereza kugira ngo ibe yaba installed muri telefone yacu. Hano nimara kuba installed, turangiza dutangira dukorereho amafaranga. Nizere ko iyi video itaza kugucika. Iyi application ibikora ibingibi iri gukora byo kuyikorera amafaranga, ndetse nibutse ko yabikuza kuri MTN Mobile Money ndetse no kuri Airtel Money. Ibintu byizewe rwose, nyamuneka iyi video ntigucike kuko ibintu byo kuhakorera amafaranga birizewe kandi birakora. Amafaranga urayabikuza. Yes, numara kuyidownloadinga icyo uzahita ukora hano, numara kuyidownloadinga gutya, ikintu uzahita ukora ni ukubanza ugategereza. Hano hagahita haba open kugira ngo tubanze kuba tuze kuba twahita tuyifungura byoroshye bitworoheye. Ubwo turabanza dutegereze turebe ko ya application yacu yahita ifunguka. None imara gufunguka tuyikoraho account. Muri step ya kabiri ntize kuguciye ko nko tureta nkwereka uburyo watangira gukoreraho amafaranga ndetse n'uburyo wayabikuza. Yes, nkwereka n'uburyo wabikuza amafaranga waba wakoreyeho kugira ngo bitaza kuba byakugora. Nukuza kureba iyi video mpaka irangiye, kuko iyo urebye ikarangira nibwo umenya step by step ukuntu ubikora n'ukuntu ugenda gukoreraho amafaranga kuri iyi application. Yes, nshimira wakanze subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye, kandi niba utarayikanda n'uburyo bwangiza kuri channel ugenda kandi subscribe nyamuneka kugira ngo ukomeze kuba wabana nanjye Josuwe Twizere TV. Yes, iyi application iracyinstalinga, ugereze gatoya. Nimara kuba yaba installed ubwo ngubwo yes, nizere ko urabona ko noneho ya application yacu isiba installed. Ubwo ngo tugiye kubikora tuyifungura. Nitumara kuyifungura hano reka openinga. Nitumara kuyopeninga ubwo no kuyifungura tugiye guhita dukoraho account. Tuzo kandi hano kuri hano gutya iyi bita continue with Google. Uhita wakanda kugira ngo uze gushiramo email account yawe kugira ngo utangire ukorere amafaranga. Hano uzahitamo email account ushaka, ndaka dukoresha iyi ngiyi, bariyo dukandaho. Nitumara gukoresha email ubwo tugiye guhita tuyifungura. Noneho ko iraba ifunguye gutya, uhita tuyifungura. Yes, urabona noneho hano iyo ugeze hano batakwereka hano ngo hano kandi hano ushiremo niba uri umugore uzashiramo family, niba uri umugabo ushiramo mail. Hano uhite noneho ushiramo hano hasi naho ushiraho izina. Angaha gutya
ushyiraho izina. Uzahita ukora uzahita uza hano ubanze wandikemo izina wenda wandikemo Josuwe Twizere TV gutya. Ubwo hano uhita uremeza hano, uhita noneho uza hano hasi handitse ngo next, uhite uhakanda next. Urabona ko bahita bakubwira ngo ntabwo hari ikitaruzuzwa n'iki, ni ya profile ya hano ntabwo tugeze tuyishyiramo kandi nayo irakenewe. Twakoze tuzukana hano kuri profile, ushaka ifoto runaka uba ushizeho zimwe kuba ari iyawe, ushaka wanakifotora ukanyuruka tujye muri galeri yacu turebe amafoto yaba hari, twahita dukoresha ako kanya dukoresha iyi ngiyi. Yes, tumara gukoresha iyi tuyishyiraho nayo. Muri tumara kuyemezaho hano tuzukande hano gutya akantu kari hano hejuru akangaka hano kavi kuvivura ituyemeza. Numara noneho kuyemeza gutya, ubwo tayari uzahita uzukanda hano kuri next. Ahangaha byibutse ko hari hejuru ntabwo ari ngombwa ushyiremo ifoto yawe cyane iyo ubonye kugira ngo bikunde, ugahita uzigakanda hano hasi handitse ngo next. Hano zere kuri ko hareba dore ni hano handitse ngo next. Wamara kuhakanda ubwo hano tuhakanda tayari, ubwo ugahita ugera kuri ya konti yawe. Yes, noneho urabona ko ya konti yacu turayifunguye kuri Top Tube, aho twatangiye gukora amafaranga. Mwibutse ko hano wareba video ukinjiza nicyo tugiye kuri hano kugira ngo bikunde, nkwereka ko ya mafaranga ko wabikuza kuri MTN Mobile Money. Ubwo muri step ya kabiri ndaza nkwereka uburyo wakorera amafaranga kuri iyi application. Kanono gatuze manze nkwereke noneho ya mafaranga yacu uburyo wahita yabikuza kuri Mobile Money. Dukanda hano uzakanda hano kuri ya profile kugira ngo umenye neza ko ya mafaranga yawe wabikuza kuri Mobile Money. Uzakanda hano uzagakanda kugira ngo umenye ko noneho ya mafaranga noneho wabikuza kuri Mobile Money. Wakande, umara kuhakanda uzakigera kuri page imeze gutya. Uretse ko ayo ukoreraho aba ari amakoini, ariko aya makoini urahindura mu madolari. Yes, ubwo hano ikintu ukora hano hasi barakubwira ngo hano kugira ngo ya makoini yawe uyahindure mu madolari, ni ukuvuga ngo amakoini 1,100, amakoini 1,100 angana n'idolari rimwe, $1. Ngo amakoini 100,000 angana n'idolari rimwe. N'ubwo hano niba ushaka kuba wacenginga amakoini yawe, ubwo niba ufite amakoini 100,000 azaba angana n'idolari rimwe. Nibutse ko kandi hano tujye kwereka uburyo noneho wahita ubikuza kuri Mobile Money ya makoini yawe. Ni ibintu ukora waba ufite n'akazi waba uri kuze cyangwa se ngide mu kazi ukaba wabukoreraho amafaranga kuko ukora ibyo ufite uburinjiza. Noneho reba hano uri kubona hirya hazaba handitse ngo cash, uzahita uzuhakanda gutya. Numara kuhakanda uzahita ugera ahantu handitse gutya, uzahita ugera ku iyi page imeze gutya. Iyi page imeze gutya ndabizi ko uri kuyireba gutya. Iyi page yose uzayirengagiza, uzahita ubona ku ruhande ahantu handitse ngo Amerika. Hano hantu uzahita ukanda, urabona hano handitse ngo order. Urabona hano handitse ngo order, uzere kuri uko wabona order. Hano handitse order uzahita wakanda. Numara kuhakanda uzahita ubona handitse ngo mobile recharge. Uzahita uza ugakanda gutya mobile recharge. Rero urabona ko hano gutya iyi mobile recharge, urabona ko hano hari akazi gahari. Hano hari akazi uzahita uhasanga kungaka gutya. Ngaka niho bibera none saza. Ahangaha hano urabona ko kano kambere akangaka kambere gutya. Akangaka kugira ngo choose the country. Ubwo tugiye kubanza twitemo igihugu. Rero ko u Rwanda rwaba rurimo. Nizere ko uza gukurikiranira neza ku buryo ninjya gutangira gukora amafaranga uramenye uburyo turi kuyakoreramo. Yes, ukitamo igihugu. Umara guhitamo igihugu bahita bakubwira ngo hano hakabiri bahita bakubwira ngo enter your number. Ubwo tugiye gushyiramo nimero zacu za telefone. Tuzakora hano uzahita ushyiramo, iyo washizemo kode y'igihugu uhita ubanza 7, ukandikamo nimero yawe runaka ushaka, warangiza ugahita ugera cyo bita confirm. Hano ni ukwemeza. Hano impamvu bitaba confirm
impamvu utahita uyabikuza hano nta mafaranga dufite kuri konti, ni uko hano bahita bakubwira ati hano uri hano uhita uza kureba hano hano ubikuza ariko ugeze ku madolari 30, ugeze ku madolari 30 nibwo utangira kubikuza. ubwo nizere ko wabibonye ko ubikuza kuri mobile money kandi byoroshye. Step ya kabiri ndakwereka uburyo noneho watangiye gukora amafaranga kuri ya application yitwa Hoptune. Ugenze udakanda subscribe nabwo ngeze kuri iyi channel kugira ngo nawe ukuntu bakora amafaranga utaza kuba wabikira. Duhuriye muri tips zitandukanye kugira muri step number 2 ndazikwereka uburyo noneho watangira gukora amafaranga kuri application wafunguyeho konti. Yes, nigenda kandi subscribe muri tips